Shalom, ikaze kuri Evangelize Monde. Turi kumwe na Isaac Papi. Tugiye kumubaza ikibazo cya kabiri. Kuki mu nzu y'Imana haba ibibazo? Iki kibazo kirakomeye kandi ni ikibazo kigari. Ariko ndaza kugerageza kugisubiza nimvuga ko cyamandi kuvuga muri amonavi. Ubundi nuko hari ikintu tujya twibeshya iyo tuje mu nzu y'Imana tuba tuje gushaka Yesu. Ariko se inzu y'umubiri wacu ni urusengero rw'Umwuka Wera. Iyo tuje mu nzu y'Imana tuba tuje gurana bene data kugira ngo impano ziri hagati muri twebwe zivomererane zikorerane ku bw'inyungu z'itorero. Sibyo? Ariko hari ikintu tujya twibeshya ko kuba twaje mu nzu y'Imana twibeshya ko tukibagirwa ko hari abantu. Kandi buriya ahantu hari abantu hari ibintu bigenga abantu. Buri muntu agizwe n'ibintu bice bitatu by'ingenzi. Umuntu agizwe n'umuntu uri fizike tureba, akagirwa n'umuntu w'imitekerereze, akagira n'umuntu w'amarangamutima, n'umuntu w'ubushake, akagira n'umuntu w'umwuka. Iyo duhera rero mu rusengero, kubera ko tuba twarakuriye muri background zitandukanye, twarakuriye mu miryango itandukanye, twarakuriye mu burere butandukanye, rero hari ibintu byubaka karagiteri y'umuntu. Iyo tugeze no mu nzu y'Imana duhura na karagiteri z'abantu. Kubera iki duhura na karagiteri z'abantu? Umuntu warezwe afite umuntu uvuga mu buzima bwe, umubwira icara hano umuganiriza akamugira inama, uwo nguwo n'umusanga mu rusengero uzasanga afite karagiteri yo kumvira. Umuntu wakuze ari imfubyi yirwana n'ibintu byose, uretse ubuntu bw'Imana bushobora kuza bugafata uwo muntu ukoroshya umutima we, n'umusanga mu rusengero uzasanga nawe nta muntu umuzana ibintu byinshi. Kubera iki? Ubuzima bwe nuko yakuze. Noneho ukazasanga kubera ko ikintu cyitwa uburere ari ikintu, dufite ikibazo mu muryango nyarwanda, ubupfubyi bwabaye bwinshi cyane ku rwego abantu benshi igihe bari bakeneye kurerwa bireze, rimwe na rimwe batakaza kapasite yo kurerwa. Kandi mu nzu y'Imana tuhahurira turi abantu benshi, kandi inzu y'Imana ni nk'urugo. Urugo rugira umubyeyi umwe. Iyo birenze umubyeyi umwe biba ari ikibazo, ngo biba bisaba guca bugufi. Ikindi hari ikintu abantu baba bakwiriye gutekereza. Urabona hari ukuntu wasangaga nko mu miryango yacu ya Kinyarwanda, ugasanga ababyeyi ntabwo bize, ugasanga umwana wabo yize amashuri menshi, amenya ibintu byinshi, ariko ntabwo byakuragaho ko ari ababyeyi be yazagaca bugufi. Kuba rero hari impano runaka ufite, hari ikintu ufite kidasanzwe, mu nzu y'Imana kizabuze guca bugufi ngo ukorere Imana wumvira ababyeyi cyangwa abayobozi b'itorero. Ariko ndagira ngo mbibutse ngo karagiteri y'umuntu, iyo dusenga Imana, iyo dushaka Imana, ikintu cya mbere Imana ikora iyo iri gukora ku muntu ihindura imitekerereze. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abaroma mu 10:11 ngo muhindure imitekerereze yanyu. Kubera ko iyo umuntu ahindura imitekerereze, Imana ibona tere ikoreramo. Amen. Bango iyo usomye muri Bibiliya Zaburi 113 ngo guhishurirwa amagambo y'Imana bizana umucyo. Ntabwo guhishurirwa bizana umucyo, ariko ntabwo umuntu ashobora gusoma. Iyo usomye ugabura intekerezo zawe. Bimwe mu bintu bitandukanye bituma abantu bakomereka mu nzu y'Imana, buri wese aza hari ubuzima yagabuye ubuzima bwe bitandukanye n'ibyo yagaburiye. Bagera rero mu rusengero na za karagiteri zabo nako bwabo burere bwabo bagiye bagira butandukanye, bugatuma bagenda bagira bakomeretsanya. Ariko ubundi nk'abana b'Imana, icyambere twagombye kumenya ko ikindi hari ikintu abantu bitega ko abakozi b'Imana ari abantu bagezeyo babere. Bene data, iyo Imana iduhamagaye bari mu rugendo. Imana igukiza iki, ejo ikagukiza iki, ejo ikagukiza iki, ejo ikagukiza iki. Ariko abantu ukuntu duteye, ibintu bibi nibyo tubona cyane. Ushobora kuba umukozi w'Imana hari ikintu kirimo kiramutsinda, akaba ari kibona ukibagirwa icyenda yakoze neza. None ukazasanga niyo mpamvu habamo kritike nyinshi. Kubera iki? Bahora biteze ko abakozi b'Imana ni byiza kwitwararika, ni byiza kandi Imana iradushoboza, n'ubishoboye ashima Imana, kandi tugenda twiga umunsi uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu uko turushaho kwegera Imana niko Satani agenda arushaho kuduhunga, niko tantasiyo zigenda zigabanyuka zikaba nkeya. Ariko ubundi iteka ryose ni byiza gutandukanya umwuka uri mu muntu, umwuka umukoreyemo n'umuntu ku giti cye. Rero mbibutse ngo
igihe kimwe Yesu yabwiye Petero ngo kuri we nzubakaho itorero, yaramaze guhishurira. Amurebye mu mwuka muvuge mu mwuka w'Imana. Wow. Ibura ibiza ngo muri iki gihe ndege wow. Petero umuzi ku mutima. Kubwira mpamvu aho kuri we nzubakaho itorero. Ariko hadaciye amasaha gahe. Uko yabwiye Petero. Ndinyuma Satani. Kubera iki? Yesu yaranze gutandukanya. Umuntu n'umwuka kumukorera. Yego. Umuntu ategereye Imana. Satani akamwiba gatoya. Satani ashaka kumukoreramo akakora ikintu kitari cyiza. Kimwe nuko uko yegereye Imana, Imana imukoreramo akaduha icyiza. So ni byiza gutandukanya, kumenya umuntu n'ikiri kumukoreramo. Ikindi nagira ngo mvuge kandi natsindagire, iteka ryose n'umura n'umuntu. Umuntu wese afite ikintu cyo gutanga. Iyo umuntu atagwaye icyo ufite, aguhereza icyayi cyo. Nkiraho ukiraho ni iyihe message cyangwa n'ubuhe butumwa waha abantu bagushwa nuko ngo umushumba runaka yavuze ibi cyangwa ngo yakoze ibi cyangwa ngo umukozi w'Imana runaka waruzwi ngo yaguye, hakagira abantu bagwa nabo bakarindimuka ngo kubera ngo runaka nabo yaguye nabo bakava mu Kristo? Ese ni iyihe message wahamwe n'aba bantu bagushwa ngo n'abandi bakozi b'Imana bagize intege? Ntekereza ko iyo umuntu avuze ngo agushijwe n'umukozi w'Imana wagize intege nkeya, aba arimo arashaka impamvu zidefanda kugwa kwe, ariko ubundi aba yaraguye mbere. Arimo arashaka impamvu kubera ko gukizwa ni personnel. Ntabwo generaliza, nta nubwo Imana yigeze ishyiraho standard yuko gukizwa kwawe uzabirera kuri runaka. Kandi nta n'umuntu ntakitegerezo nta n'umuntu urakorera Imana kugera ku rwego ataba akiguye. Niyo mpamvu duhora twisunga atasubira inyuma. Niyo duhora twisunga Imana tukayishaka. Nk'urugero, aho rumbaje ngo umuntu ahubwo namugiriye inama. Samusoni yari umuntu Imana yahamagaye. No kuvuka kwe, mbere yuko avuka ababyeyi bari Imana yaramuvuze. Bamwe muri twe banavutse ababyeyi batabipanze. Ariko we mbere yuko avuka, Imana yaramuvuzeho. Inatanga kondisiyo zukura yego uburyo azaba. Uyu Musamusoni igihe kinagwa mu ntege nke nk'uko undi muntu wese yagwa mu ntege. Ngo noneho bajya muri stade. Nakunze ikintu, hari umuntu wamutwaraga ngo umuntu wamurandataga. Ngo Samusoni yinjira amusaba ngo ese wanyegereza ku nkingi. Amwigeza ku nkingi. Samusoni asaba Imana imbaraga, imbaraga za nyingera zikaba Kristo n'ubundi bose barabivuga. Umuntu uri mu ntege ngizo akeneye umurandasi. Akeneye umuntu umurandata. Niba ubona pasiteri hari ikintu kitameze neza, erega ko kuvuga pasiteri tuvuge na bene data tubana buri munsi. Niba nta ikintu kitameze neza, ikintu kigaragaza ko umutima w'Imana, murandate mu masengesho. Kujya kubivuga biba byagushimishije kuko uri kubye-expose. Kuko ikintu kikubabaje ntabwo wajya kubye-expose. Wasanga umubyeyi wari gukora ibintu bibaye ukajya kurwara ngo nimuze muri ibyo byabaye. Niyo mpamvu n'umuhungu barutiye mu buhumi yaraje asanga yasinze, ati ajya kuvuza undi arabireba ati oya ntabwo nareba ubwambure bwa data, agenda kinyuma aramwambika. Bivuze iki rero? Ni uko urukundo rugenda ruba rukeya muri bene data. Ariko mwene data, niba hari mwene so ubona afite intege nkeya ku kintu runaka, murandate mu masengesho. Mbere yuko umucira urubanza, banza utekereze uvuge ngo njyewe ndabona imbere y'Imana 100%.